Usuhuje mukunzi wacu hari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira ukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Mu karere ka Musanze rero hagaragaye urupfu rubabaje mu murenge wa Shingiro. Umugabo yateye mugenzi we kunywa inzoga, ariko uwo mugabo akimara kunywa inzoga yahise yitaba Imana. Rero byahise bitera abaturage urujijo, bakibaza ati ese kuba yanyweye rino cupa rimwe ryonyine agahita apfa, ubwo ko ryaba ari iyo negano? Ese na n'ubu nyine abaturage ntabwo bariyumvisha ukuntu uyu mugenzi wabo yapfuye bitewe n'iryo cupa yari amaze kunywa. Bamwe baravuga ko yaba ryamuroze, abandi bakavuga ko ese n'undi yamutegeraga iki, yari muhera ubona akarinywa nta negano birimo, kuko uyu mugabo akimara kurinywa ubwo yari amaze gutaha yageze ku marembo y'urugo rwe cyangwa ku marembo y'ahaba, ahita yitura hasi ahita apfa. Abaturage baje kumutabara ngo bamusukeho utuzi basanga umuntu yapfuye kare. Rero haribazwa impamvu uyu mugabo koko icyaba cyamwishe, koko imba yaba ari iyo nzoga, imba bamuroze. Rero icyo tugusaba ni uko wadushyigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turagaruka tuza tubaramburira byinshi byerekeranye n'iyi nkuru y'icamugongo yagaragaye mu karere ka Musanze mu murenge wa Shingiro. Inkuru ibabaje cyane kandi umuntu wese yakumva koko iramubabaje. Reka nongere nguhe ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Musanze aho hagaragaye umugabo wategeye undi mugenzi we kunywa amacupa abiri, ariko akirangiza kunywamo icupa rimwe gusa yahise avuga ko ari iryo ngiryo rindi atari burimare, amusaba ko yataha. Agitaha akigeze iwabo ahita yitura hasi ahita apfa urupfu rutunguranye. Byagaragaye rero mu karere ka Musanze mu murenge wa Shingiro, umugabo witwa Nahimana Eric yapfuye nyuma yo kumara icupa ry'inzoga ry'urwarwa mugenzi we yari yamutegeye ubwo bari mu kabari, bishyira abaturage mu rujijo. Mu masaha ashyira y'umugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Nyakanga 2024, umugabo w'umuturage wa Nahimana yamuhamagaye amusaba ko yamusanga mu kabari ku isantere ya Gakingo mu mudugudu wa Kadahenda ngo amugurire inzoga. Ubwo yahageraga uwo mugenzi we yamutegeye kumara icupa ry'urwarwa, akirirangiza kuyinywa arataha. Ageze hafi y'iwabo yitura hasi amutabara. Bamutabaye basanga yamaze gushyiramo umwuka kare. Ni amakuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro Hanyurwabake Theoneste agira ati uwo muturanyi we yarimo anywera mu kabari, amuhamagara amusaba kuhamusanga ngo amugurire inzoga. Yabaye akihagera aramutegera ngo anywe iyo nzoga yari mu icupa ry'urwarwa, amubwira ko nayimara aba ari umugabo. Ubwo rero nawe ntiyazuyaje kuko yari afite inyota nyinshi, yahise ayinywa ayimaramo. Ubwo yari arimo arataha yageze hafi y'iwabo yikubita hasi. Abaturage bari hafi aho bashaka amazi bamusukaho, bagerageza kureba ko yazanzamuka kuko bakekaga ko yagize intege nke zituruka kunywa inzoga. Mu kumukuraho basanga yumye kare, basanga yapfuye urw'amarabira. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa Shingiro yakomeje agira ati nawe wakwemeza ko niba ari iyo nzoga yanyweye koko cyangwa niba ari ibindi banyoyemo bikaba intandaro y'urupfu rwa nyakwigendera. Mu kugira ngo akorwe iperereza ryimbitse, RIB yahageze itwara uwo muntu wamusengereye iyo nzoga kandi ari nawe bari bagiranye iyo ntego.
kubera ko muri Shingiro nta ntoki zengwamo inzoga z'urwarwa zihaba, inyinshi mu nzoga zinyobwa mu tubari twaho bajya kuzirangura ahazwi nko muri Vunga mu karere ka Nyabihu, bakazitunda mu majerekani bakoresheje amagare ndetse n'imodoka. Bivugwa ko nta wundi muntu bari wanywereye muri ako kabari Nahimana yarimo kugeza ubu uragaragaza ikibazo cy'ubuzima kidasanzwe, ndetse ngo bamwe mu bahanywereye bakimara kumenya ko yapfuye batinye ko bashobora gushyirwa mu majwi, bahitamo gutoroka ngo badafatwa bagakurikiranwa. Uyu gitifu Hanyurwa Bake akangurira abaturage kutishyura mu mahiganwa y'ibishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Yagize ati abaturage bakwiye kwitwararika bakirinda kunywa inzoga zitujuje ubuziranenge, bitabira kunywa izizewe kandi bakirinda kurenza urugero, byaba na ngombwa bakaba banazireka. Ni byiza ko abantu bajya babanza gushishoza bakirinda guha agaciro ababashora mu bikorwa nk'ibyo bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bikanabambura ubuzima kubwo kwizezwa ibihembo. Benshi mu baturage bari mu rujijo aho batiyumvisha ukuntu icupa rimwe ry'inzoga ry'urwarwa ryahitana ubuzima bw'umuntu, ari nayo mpamvu kugeza mu masaha y'icamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 18 Nyakanga 2024 umurambo wa Nahimana wari ukiri mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Ruhengeri aho wajyanwe gukorerwa isuzuma. Reka twihanganishe umuryango w'ababuze ababo, gusa bano baturage bo na n'ubu ntabwo bakemeza ko iyo nzoga uwo nyakwigendera yanyweye yaba ariyo yahise yica uwo muntu, ahubwo barimo baravuga ko uyu wamutegeye iyo nzoga ariwe waba wamwishe. Reka rero nkushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tukusaba ko wazaza ukora subscribe, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho. Kandi ikindi tugusaba ni ukuduha igitekerezo kugira ngo tubwire aho bitagenda neza tuhakosore, icyo gihe uzaba ukoze igikorwa cyiza cyane kuruta ibindi byose. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.